Pawulo yandikira Timoteyo ageze mu rwandiko rwe rwa kabiri, nirwo rwandiko Pawulo yanditse yereka Timoteyo itorero ryo mu minsi y'imperuka. Aramubwira ngo kimwe mu bibabaje mu minsi y'imperuka nuko abantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ni abantu uzoza ubona baririmba utekereze ko ibyo baririmba bavyemera, ariko nureba ubuzima babayemo usange buvuguruza ibyo bavuga. Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo icubahisha data, igihesha Imana icubahiro, uburyo bwiza bwo guhesha Imana icubahiro, arababwira ngo nuko mwera imbuto. Imbuto nibwo buryo bwiza bwonyine buza buvuga ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mbabwire ko ibi tubona inyuma niyo shusho nziza yiba mu mutima w'umuntu. Iyi myitwarire tubona inyuma niyo shusho nziza yibiba mu mitima y'umuntu. Umuntu ntatandukanye n'ibyo tubona, ahubwo abantu bagira uburyo bwo kwitwikira. Umuntu akakubwira ngo Imana ntireba inyuma, ngo Imana ngo ireba mu mutima, kandi biri mu mutima wawe nibyo bigaragara inyuma. Muraho neza nshuti zacu bavandimwe, muraho neza aho muherereye, turabaramutsa dushimira Imana kuko muri amahoro. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma uyu ni wa mwanya mwiza twateguje cyangwa se twateguriye kuzatuganira ijambo ry'Imana, tuzana abatumirwa bagiye batandukanye. Turabashimiye rero kuko mukomeje kutuba hafi gukurikirana ibiganiro byacu, kandi tubararikira kuzakurikirana n'ibindi. Turasaba abatarakora subscribe kugira ngo muyikore, muzakurikirane n'ibindi biganiro tuzakora hanyuma. Kuko mubibona kuri kamera zacu, dufite umutumirwa wacu muvugabutumwa. Reka tumwiyegereze cyane. Turakwiyegereje Evangelist. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Twishimiye kuko ubonetse ahangaha ukaba witabye ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane. Twari tumaze iminsi tugutegereje, bavandimwe ni benshi bari bakeneye kukumva. Rero uyu mwanya ni uwawe. Tugezeho ijambo ry'Imana n'inama zigiye zitandukanye, cyane ko umaze igihe mu Kristo, kandi hariho n'abandi batarizera Yesu. Ni wowe dushize imbere yacu kugira ngo tuganirize. Uraza gutangira wibwira abadukurikirana kugira ngo babashe kukumenya. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Reka natwe tubashimire kubw'uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire. Amazina nitwa Byabagabo Olivier, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Amen. Arakoze cyane. Imana imuhe umugisha. Ni Evangeliste mu itorero rya Agape Light Church. Turakwishimiye cyane. Rero uratangira, umwanya ni wawe, tuganirize. Imana iduhe umugisha. Karibu kabisa. Murakoze cyane. Reka natwe tubanze dushimira abantu bose badukurikiye n'abazadukurikira. Imana ikomeze ibagirire neza. Reka dusenge Imana nitumara tuze kuganira ijambo ry'Imana. Umwanya utaza kuba muremure cyane, ariko twizeye neza ko hari ico rizakora mu buzima bwacu. Amen. Reka dusenge Imana. Uhoraho Mwami Imana yacu, turaguhimbaje kandi kubw'iki gitondo ciza. Uhabwe icubahiro kubw'uyu mwanya mwiza w'umugisha wongeye kutugenera. Icubahiro kibi cawe Mana. Ubundi dukomeje kukurarika, ni wowe uje uganira n'imitima, ni wowe uza uganira n'ubugingo. Abacitse intege ukabasubizamo imbaraga, abananiwe ukabashoboza, kuko ari wowe mbaraga zacu. Bibiliya iratubwira ngo ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo.
Turakuraritse muri uyu mwanya mwiza tugiye gufataho kuganira ijambo ryawe. Iyi ni impumeko yawe, ni wowe uzi uganira n'imitima, ni wowe uzi umenya ibyogira ico bimarira abantu, ni wowe uzi umenya ibyogira ico bifasha abantu. Reka ukomeze ugirire neza abantu bose bazakurikira rino jambo, ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze bigaragare ku buzima bwabo. Urakoze kuko ubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye, amen. Kadusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 5, turahera ku murongo wa 16. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 16, biravuze ngo nico gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikisha amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikitubaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, nico gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Kadusoreze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 8. Biravuze ngo ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banje, amen. Dusomye amagambo y'Imana, tuza kuganira umwanya utari buze kuba muremure, ariko tuzi neza ko hari icyo azakora mu bugingo, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana riza ritubwira ko ijambo ry'Imana ritaza rizira ubusa, riba rifite ikirizanye kandi ntiryasubirayo ritagikoze. Somya amagambo y'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto. Sinsubira muri byinshi cyane, ariko ndagira ngo nganire kuri iri jambo twasomye. Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo nico gituma uhereye none tutagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nk'uko twatekerezaga Kristo. Arababwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gishya. Hanyuma arababwira ngo Imana yahisemo kwiyunga natwe binyuze muri Kristo, hanyuma natwe duha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ndetse Imana isa nkaho ibahendahendera muri twe kugira ngo biyunge nayo. Hanyuma Yohana aravuga ngo, yandika aya magambo Yesu yavuze, Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo ibyubahisha Data nuko mwera imbuto. Ndagira ngo ni ijambo rivuga ngo kwera imbuto nibwo buryo bwiza bwo kubwira ubutumwa abandi bantu. Imana imaze kurema umuntu, Imana yaremye umuntu atunganye, imurema bafitanye ubusabane bwuzuye, kuko birizi tubwira ngo Imana yageze iza gusura umuntu buri munsi. Hanyuma umuntu amaze gukora icaha ava mu busa, atandukana n'Imana, ubusabane bwe n'Imana buvaho. Umaze kuvaho, kuko Imana ikunda abantu, igambirira kongera kandi kugarura ubwo busabane bwayo umuntu yari yaratakaje. Cyo catumye Imana itanga Yesu. Pawulo ageze mu Bagalatiya yarabivuze igice cya 4 umurongo wa 4, aravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana itanga umwana wayo. Cyari kigenderewe kwari ukugira ngo yongere kandi agarura ubwo busabane bwari bwaratakaye hagati y'umuntu n'Imana. Hanyuma Yesu aje arakora imyaka yari afite gukora. Imyaka ye irangiye, Yesu arapfa arazuka, arongera kandi rwa rusika rwari hagati y'abantu n'Imana arukuraho. Pawulo rero abitahuye mu rwandiko yandikiye Abakorinto, aravuga ngo Yesu amaze kutwunga n'Imana, natwe yaduhaye umurimo wo kunga Imana n'abantu. Ngize inshingano abakristo
bafite. Umurimo w'abakristo ni ukunga abantu n'Imana. Hanyuma bumwe mu buryo bwiza bwo kugira ngo twumvishe abantu ubutumwa bwiza nuko twemera tukera imbuto. Yesu abwira abigishwa be, kuko yaganiriye nabo ibintu byinshi, arababwira ngo ico nshaka ko abantu bazabamenyeraho ngo nuko muzakundana. Buriya yarababwiye ngo ico nshaka ko abantu bazabamenyeraho nuko muzera imbuto, kuko urukundo ni imbuto. Kandi agira ngo mbabwire ko Kristo budafite imbuto nta gisobanuro buba bufite, kuko imbuto niwo musaruro w'ibyo umuntu yizera, niwo musaruro w'ibyo umuntu yumva. Kandi Yesu iminsi yamaze avuga ubutumwa bwiza. Yesu yasanze mu isi abantu baje babwiriza. Yesu yasanze abantu baza baterana. Yesu yasanze abafarisayo bafite amatorero. Ariko kimwe mu byo yabagaye nuko bageze bavuga ubutumwa buba ku minwa butageze mu mitima ngo bere imbuto. Yesu yageze aho ababwira, arababwira ngo mumeze nk'imva zisize ingwa. Ibyo muvuga, uburyo mugaragara hano hanze, siko mumeze mu mitima. Ngiki kibazo abakristo benshi bafite kuri none. Bafite Yesu wo ku kanwa utarigeze ahindura imitima yabo. Pawulo yandikira Timoteyo ageze mu rwandiko rwe rwa kabiri, nirwo rwandiko Pawulo yanditse yereka Timoteyo itorero ryo mu minsi y'imperuka. Aramubwira ngo kimwe mu bibabaje mu minsi y'imperuka nuko abantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ni abantu uzoza ubona baririmba utekereze ko ibyo baririmba bavyemera, ariko nureba ubuzima babayemo usange buvuguruza ibyo bavuga. Aramubwira ngo rero umuntu niyemera kiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, ico gihe nibwo aba ageze ku rwego rwo guhinduka ikintu Imana yokoresha ibifite umumaro. Agira ngo mbabwire ko umukristo utaragera ku rwego rwo kwera imbuto ntabwo Imana yamwifashisha guhindura abandi, kuko igihindura abandi ni ubuzima tubayemo, si ibyo tuvuga. Hirya y'ibi tuvuga, ubuzima tubayemo nimba buhamanya n'ibyo tuvuga, turi ku rwego rwiza rwo guhindura abandi bantu. Asifiwe sana. Ariko kubera yuko abantu babayeho mu buzima buvuguruza ibyo bavuga, rimwe na rimwe bahindutse igikuta. Hari abatekereza kwizera bakavuga ngo ese nimba kwizera bije bituma umuntu amera nka runaka, naje sinkicizeye. Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo icubahisha data, igihesha Imana icubahiro, uburyo bwiza bwo guhesha Imana icubahiro, arababwira ngo nuko mwera imbuto. Imbuto nibwo buryo bwiza bwonyine buza buvuga ubutumwa bwiza, kuko abantu bareba ibyo dukora kuruta cyane ibyo twumva. Pawulo yandikira Abakorinto, arababwira ngo noneho muri iyi minsi birasa nkaho Imana ihendahendera abantu muri twe. Mu yandi majambo, birasa nkaho Imana ibwira abantu ikababwira ngo nimurebe abizeye, murebe uko bagenda. Namwe ntimwokwemera ngo mugende nk'aba ngaba, nimurebe abangaba uko bameze. Umubyeyi iyo aje kwigisha umwana neza, aza amubwira ngo uzi ubona umwana wa runaka, burya icyo aba ashaka kumubwira, aba ashaka kumubwira ngo ese uzi ubona uko umwana wa runaka azayitwara, uzi ubona uko aza yitonda, uzi ubona uko agenda. Niko no muri iyi minsi Imana ihendahenda abantu, ibahendahendera muri twe. Ariko igitangaje ni uko twebwe abizeye Yesu dukeneye gusa n'isi. Iyo witegereje abasenga n'abadasenga, ubona bose abenshi baja gusa, kandi mu gihe cyose abantu baja gusa ntidushobora kubabwira ubutumwa bwiza ngo bubahindure. Hanyuma rero uwo ni wo murimo dufite wo kunga Imana n'abantu, wo kubwira abantu ngo baze kuri Kristo. Ariko abantu bazaza kuri Kristo bitewe n'ibyo dukora. Abantu ntibaza bakurikira impano, abantu bakurikira imbuto. Pawulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo umuntu nubwo yogira impano zimeze zite, ageze mu gice cya 13 mu rwandiko rwa mbere, arababwira ngo nubwo umuntu yohanura akamenya guhanura ndetse akamenya n'ibihishwe, arababwira nubwo umuntu yovuga indimi akaruha akazavuga neza abamarayika, arababwira nubwo umuntu yokwemera nawe akitanga ubwenge ngo apfe, ariko ataza yera imbuto,
buriya nico Pawulo yari ababwiye, kuko urukundo niyo mbuto ya mbere y'umwuka, ataza yera imbuto aba ameze nk'icuma kirangurura gusa, aba ameze nk'icuma kivuga. Yandi majambo, ibyo akora byose nta mutima w'umuntu uzokoraho, kuko nawe ubwiwe ntibyamuhinduye, kandi ibintu bitahinduye umuntu ntibishobora guhindura uwundi muntu. Muri iyi minsi rero igitangaje ni uko satani ni umuriganya, kandi kubera ko satani ari umuriganya, azi neza ko mu mbuto ariho abantu baza bavugira ubutumwa bwiza. Yemerera abantu ko baba bavuga ubutumwa, akemerera abantu ko baba bashumba, akemerera abantu ko bahabwa izindi nshingano zitandukanye, ariko akabima imbuto. Umuntu akabwiriza agasambana, umuntu agashumba itorero akaba umunyakinyoma, umuntu akaririmba akagambana, kuko satani azi neza ko umunsi yashoboye gushira mu bikorwa ibyo avuga, nibwo azaba ahindutse igikoresho kigirira nyiraco umumaro, nibwo azaba ageze ku rwego rwo kwifashishwa n'Imana kubwira abandi bantu ubutumwa bwiza. Naho atarabishobora, azoba gusa ari ikintu kiri aho ngaho kivuga gusa, azoba ari nk'icuma kirangurura. Rero bavandimwe, twera imbuto nibwo buryo bwiza bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Twera imbuto nibwo buryo bwiza bwo kugeza ubutumwa ku batarizera Yesu. Impamvu Bibiliya ije itubwira, Petero yaravuze avuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. Abantu nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. Ndababwira hari ikintu kimwe gitangaje muri iyi minsi, abakozi b'Imana bamwe baza bagira ingeso mbi, bamara kugira ingeso mbi abandi bazigaya bakazabyita intambara z'umuhamagaro, ahubwo ni ugutukisha umurimo w'Imana, kuko ubuzima butahindutse kibwovuga ubutumwa. Wowe banza ugende uhinduke, numara guhinduka ubone gutangira kubwira abandi bantu ubutumwa, kuko misiyo Yesu yahaye intumwa n'abizeye bose, yarababwiye ngo mugende mu mahanga mubwire abantu ubutumwa bwiza, mubahindure kuba abigishwa banje. Uzi ugenda wegera umuntu umwigisha, umuhindure kuba wowe, umuhindure kuba ico wahindutse muri Kristo Yesu, kuko nimba Imana yariyungiye n'abantu muri Kristo ikaba itakitubaraho gukiranirwa uko ariko kose, nuko yafashe ibyaha byacu ibishira kuri Kristo. Igihe kirageze ngo nawe uhinduke ube mushya, ugira imitekerereze mishya itandukanye n'imitekerereze wagiraga ukiri mu byaha. Aribyo Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya. Umuntu aba yizeye Yesu ntagire indi mitekerereze mishya yo kumva ico ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo butumwa yaba yarakiriye ntibwakiza abandi, kuko nawe kibwamuhinduye. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka. Mu gihe cyose utaragera ku rwego rwo gukora ico ijambo ry'Imana rigutegeka, nturagera ku rwego rwo kubwira abandi ubutumwa bwiza. Naringize rero ngo mbabwire iri jambo, umuntu yisuzumye. Abantu twashimye kumera nk'ibyuma birangurura, duhagarara mu nzira titwinjira, tubuza n'abandi kwinjira. Yesu yabwiye abafarisayo, arababwira ngo mwahagaze mu marembo ntimwemera ngo mwinjire, ndetse n'abashatse kwinjira murababuza. Abantu bababuza bate? Ni ukuvuga ngo hari abafite umutima wo kwizera, ariko bareba imirimo mibi y'abari mu kwizera, bigatuma nabo babona ko kwizera no kutizera byose bisa nkaho ari kimwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubuzima bw'umukristo bukwiye kuba ari ubuzima buhindutse, kugira ngo nawe abone uko ahindura abandi bantu. Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo nimwere imbuto nibwo muzaba abigishwa banje, nico kizubahisha Data. Uburyo bwiza muzakoresha bwo kuvuga ubutumwa bwiza nuko muzera imbuto. Aho nimutera imbuto ntaho muzaba mutandukaniye n'aba bandi, ntaho muzaba mutandukaniye n'abandi batarizera Yesu, ntaho muzaba mutandukaniye n'abandi bakiri mu mwijima, kuko ikigaragaza ko umuntu yageze mu mucyo nuko yemera agakora imirimo isa n'iyuri mu mucyo. Nico cyonyine kigaragaza ko umuntu yageze mu mucyo. Rero Imana ishaka ko ubuzima bwacu buba ubuzima buhindutse, kugira ngo n'abandi nibabureba
babwigireho, n'abandi nibabureba batubonemo Imana, n'abandi nibatureba batubonemo Imana. Buriya Imana ntikeneye ko abantu batumenyera ku mazina akomeye dufite. Imana ikeneye ko abantu batumenyera mu shusho nziza yo gusa n'Imana, kandi gusa n'Imana mu muntu ni ukwera imbuto zisa n'izo Kristo Yesu. Bibiliya itubwira ngo Yesu yabaye mu isi, aba mu isi yambaye umubiri nk'uyu twambaye, ariko Bibiliya ikatubwira ngo yabaye mu isi ayibamo ashimwa n'abantu, ashimwa n'Imana. N'andi majambo ubuzima bwe ntibwigeze bugaragaramo uburiganya, ntibwigeze bugaragaramo amafuta ayo ari yo yose. Yari yarafashe ijambo ry'Imana arihindura ubuzima. Tugende twere imbuto, nibwo ibyo tuzakora byose bizagira agaciro, nibwo ibyo tuzakora bizagira uwo bifasha, kuko akazi dufite nako kunga Imana n'abantu, kandi ntiwabwira abantu ubutumwa bwiza wowe butigeze buguhindura. Asifiwe sana. Amen. Reka tuze gusoza, ko nshaka kuvuga ijambo rigufi kugira ngo abantu baritekerezeho banaritegere, ariko uburyo bwiza bwo kuvuga ubutumwa bwiza no kwera imbuto. Tugende twera imbuto aho tuba, abo dukorana, abo tubana mu murimo, nibazoza babona imirimo yacu myiza, izoza ibatera guhimbaza Imana. Nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana. Ariko nimba ubuzima bukiri mu mwijima bugisa n'ubwabo, ntawabwiriza abasambanyi nawe ari umusambanyi, ntawabwiriza abajura nawe ari umujura, ntawabwiriza abandi bafite ingeso za kamere nawe agifite ingeso za kamere. Kuko Bibiliya tubwira ngo twitandukanye n'ibidatunganye nibwo tuzahinduka ikintu cyokoreshwa iby'agaciro. Umurimo dufite ni uwo gufata abantu tubazana kuri Kristo, ariko abantu tubafatisha ukuboko kwitwa imbuto. Niko kuboko tuzadufatisha abantu tukabazana kuri Kristo, abantu bakabona ko aho bari ari habi bitewe n'uko babona ko aho turi ariho heza. Ariko nimba dusa n'isi, iyi ntambara ubu nyine itorero rifite, itorero rikeneye gusa n'isi. Ibyifuzwa mu isi nibyo bikeneye kwifuzwa, nibyo abantu barimo bifuza mu itorero, ariko si iki ijambo ry'Imana dushakaho. Ijambo ry'Imana rishaka ko dusa n'iki ijambo ry'Imana ridutegeka. Ijambo ry'Imana rishaka ko dusa n'icyo Imana ishaka, dusa n'ishusho y'Imana mu muntu, tubaho ubuzima butandukanye n'ubuzima bw'abatizera. Pawulo yaravuze, aravuga ngo hari imirimo twagiraga tukiri injiji, hari imirimo twagiraga tutarizera Imana, nyuma y'aho twizereye Imana twahindutse ibyaremwe bisha, twahindutse ibyaremwe bifite indi mitekerereze misha, kandi iyo mitekerereze si yindi niyo kubanza Imana mu buzima bwacu. Ibyari ingeso zawe ukabireka, ukabisimbuza imirimo myiza iri muri Kristo Yesu. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Yego, arakoze cyane Evangeliste, Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma tutarasoza, hari ubuzima abantu babayemo, cyane cyane b'abakristo, ariko abantu bagasa nkaho bihaye sheriya cyangwa se bihaye, niba navuga bihaye sheriya nyine birumvikana yuko Imana bitareba nk'abantu. Mu yandi magambo, ibyo abantu bamvugaho agashaka kumvisha abandi bantu yuko Imana ireba gutandukanye uko abantu bareba. Ndagira ngo udusobanure, tubwire, ese birashoboka ko umukristo yubaho akaba agaragara mu maso y'abantu ko aboneye, no mu maso y'Imana akaba aboneye, cyangwa se umuntu abonera mu maso y'Imana abantu bakamubona nk'aho ataboneye? Dusobanure kuri iryo jambo. Murakoze cyane. Buriya hari ukwibesha gukomeye abantu bagira, ndagira ngo mbabwire ko ibi tubona inyuma niyo shusho nziza yiba mu mutima w'umuntu. Iyi myitwarire tubona inyuma niyo shusho nziza y'ibiba mu mitima y'umuntu. Umuntu ntatandukanye n'ibyo tubona, ahubwo abantu bagira uburyo bwo kwitwikira. Umuntu akakubwira ngo Imana ntireba inyuma, ngo Imana ngo ireba mu mutima, kandi biri mu mutima wawe nibyo bigaragara inyuma. Nibyo abantu
bareba. Icya kabiri, ibigira ico byigisha abantu n'ibyo abantu babona. Hirya yo kuba umuntu yarizeye Yesu, Imana yaguhaye umurimo wo kubwira abantu ubutumwa bwiza. Tiwagaragara nabi mu bantu, tiwakwitwara nabi mu bantu, ubona umara ubwira abantu ngo hari ico wamenye kiri mu mutima, ico nticovuga ubutumwa bwiza utagaragaye neza mu bantu. Hanyuma hari ikindi wari uvuze, birashoboka ko umukristo yo tungana mu mutima n'inyuma agatungana. Erega imbaraga zishoboza abantu n'ukwemera Yesu akaza agategeka ubuzima bwawe. Iyo wemereye Yesu akaza agategeka ubuzima bwawe, aza guha ikindi cyerekezo gitandukanye n'ubuzima wari urimo. Nakoze cyane. Imana iguhe umugisha, ubisobanuye neza cyane. Nuko hari umubare munini w'abakristo baza bashaka gukavaringa amakosa yabo. Twe twagira icyo tumumenyeho nk'amakosa, akatubwira yuko Imana itareba nk'abantu. Icya kabiri, akatubwira yuko imibereho yiwe afite ubukristo bwe bwo mu ibanga. Twebwe nubwo twamubona muri public nk'aho atari umukristo, ariko mu ibanga agashaka kumvisa ko ari umukristo. Ariko bisobanuye neza. Imana ikumugisha. Amen. Kandi Imana hari byinshi yagiye bivugaho ku bijanye no kuba kwerera abandi imbuto. Yesu ni nako yavuze ngo ahavuze aravuga ngo abantu bazobamenyera kuko niba muri abigishwa bawe bazamenyera ku mbuto mwera. Imana ikumugisha. Ikindi cya nyuma tukubaza kugira ngo tuze gusoza, urabizi turi abanyamasengesho, turi abayumbe kuko basanzwe batwita natwe twiyita. Hanyuma muri iki gihe harasa nk'aho turi mu gihe aho abanyamasengesho bataye agaciro. Kandi mu by'ukuri tugarutse mu ruhande rumwe usanga abanyamasengesho bataye agaciro, nabo hari bamwe barangaye bagenda kutari ko batukisha bagenzi babo. Ariko kandi hari abantu bafashe nk'aho abayumbe bose muri rusange badakuyemo n'umwe. Ari ikinyoma cyane ko hari benshi bagiye bavuga ngo nawe waravuze, baravuga ngo izindi kiyumbe ngo si Kristo, si kinyamurenge, si Kristo, niyo cyaravuye mu waravuze. Hari ukuntu nyine babivuze bashaka nko gutakariza agaciro izina abanyamasengesho. Ese bosobanurira gute abantu, kuko hari umubare mwinshi utacinjira mu banyamasengesho kuko babonye bagenzi babo bari mu gutukwa no kuvugwa ibintu bibi cyane. Ubu tugira iyihe nama k'abanyamasengesho? Icya kabiri, ukagira inama abandi bantu bifuza cyangwa se bumva ko boje mu banyamasengesho batagiyeyo kubera ibibavugwaho. Nakoze cyane. Reka mpere kuri iki. Abanyamasengesho b'ukuri barahari. Abanyamasengesho b'ukuri babikora nk'uko Imana ibishaka. Icya kabiri, hari n'abagiye bagira intege nkeya. Intege nke n'iz'umuntu ku giti ciwe, ntabwo ari iz'abantu bose. Intege nke n'iz'umuntu ku giti ciwe, umuntu agira intege nke ku giti ce, gusa baza bavuga ngo aza umwe agatukisha bose. Rimwe na rimwe n'abandi bakaba bamwitirirwa ariko nta ntege nke bafite. Hanyuma kubera yuko abanyamasengesho b'ukuri bahari, n'umurimo wo gusenga baracawukora kuko bikwiriye. Reka mvuge kino kintu Pawulo yagiye abigarukaho mu nzandiko ze. Abasabye umurimo w'Imana si abatarizera, ni abawugeze murabananira, nibo baza bagaruka bagahinduka abanzi bawo. Pawulo yagiye agaruka ku bagabo benshi cyane bagiye bakora umurimo w'Imana urabananira, baratangira bawuhindukira abanzi, bagatangira ngo abanyamasengesho, kubera izo mpamvu abo nibo baje bambura ya shusho. Ariko abanyamasengesho barahari kandi barasenga, kandi umurimo w'Imana bawukora kuko bikwiriye. Hanyuma inama mbagira ni iyi:
iyo umuntu yemeye gukorera Imana aba yemeye gutandukanya ubuzima bwe n'isi. Abanyamasengesho nibakomeze basenge cyane, dukomeze dusenge. Icya kabiri, tubeho mu buzima bushingiye ku ijambo ry'Imana. Icya gatatu, tugire ubwenge, kuko isi zirwanya ahari imbaraga, kandi igiti gifite imbuto nico kiza giterwa amabuye. Tugaruke mu murimo w'Imana, dukomeze dusenge. Abakozi b'Imana barahari, abanyamasengesho barahari, kandi barashishikaye ko barasenga Imana. N'uwo byananiye nawe twamugira inama yo kugaruka kongera akaja mu bandi. Habe n'uwagize intege nkeya nawe yongere kandi yisubizemo imbaraga, kuko umurimo wo gusenga urahari kandi urakomeje. Hanyuma abagiye bacirwa intege n'abandi, ubukristo ni ikinege, kandi icitegererezo kimwe Bibiliya izivuga ni Yesu. Pawulo nawe bigarutse aravuga ngo mugere ikirenge mucane nk'uko nakigeze mu cya Kristo. Abantu bose bari mu isi bambaye umubiri, uwo mwizera bwaca agahemuka. Ariko abantu nibahanga amaso Imana, nibahanga amaso Yesu, bareke kuyahanga amazina y'abantu, bahanga amaso Yesu, baze mu murimo basenga Imana, kuko Imana irahari kandi yiteguye gukorana nabo. Ariko abanyamasengesho barahari ko barakora, barashishikaye, baratunganye, nubwo babasebya ariko n'abawuhagazemo neza barahari ko barakora. Murakoze cyane. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Yego. Izi nama cyangwa se ubutumwa uduhaye uragutse cyane, bizagera ku bantu benshi cyane. Imana igumugisha kuba twemereye. Murakoze cyane. Watwitabye kandi nitwongera kandi twifuza zo twongera kandi twitabye. Icya nyuma nari ntekereje, hari nigeze gusoma agatabo k'umugenzi, somamo umugabo wahuye na Mukristo yaratambutse imisozi y'ibikundiro, ngo bahura nawe ibateye umugongo isi yo. Ni ukuvuga ngo yari kaviyo Mukristo ahayaje. Noneho bahuye na Mukristo aramubwira ati yewe wa mugabo we niki, itonde tuganire. Aha yihuta cyane, arahagarara, ariko ahagarara ngo afite wasiwasi nyinshi cyane, tigira vuba ko ndagenda ko ndihuta. Mukristo aramubwira ati se niki ko wowe uteye umugongo isi yo? Uwo mugabo aramubwira ngo maze imyaka irenga 20 ingendo ngo aho hantu ngiye haba, natakaje umwanya ko ndisubira mu byanje, natakaje umwanya muri ibi pitakita iyi Mana cyangwa se ayihisi yo ntayivuga, naragiye narahebuje. Mukristo ngo bibanza kumucanga, kuko umugabo yahise akomeza ngo bibanza kumucanga ni ariko akomezwa n'ijambo yabwiwe hariya na bariya abumvira beza yarasaze ku musozi w'Igihogwe, bamwemeza yuko isi yo yahari. Rero mbisubiye muri ubu buzima busanzwe, hariho abantu batangiye umurimo w'Imana kera, bamaze imyaka irenga 30-40-50 bari mu gakiza, ariko kuko igihe gitinze Yesu kugaruka, niyo bizeye bazi kuko bitazoba bitagitinze, abenshi barahindukiye, bateye umugongo Isiyoni. Noneho mu gutera umugongo Isiyoni nibo bantu bagenda baca abandi iteka. Uzarebe jewe hari benshi twaganira, benshi sinobavuga mu mazina, ariko bambwiye je ngitangira no gusenga ati umfasha, twasenze imbere yawe, si uko baza bagira itonde umuvuduko ufite, itonde twasenze imbere yawe, ariko ubunyine none ndagira ngo nicyo kibazo cya nyuma wowe indi kubaze, ndagira ngo usobanurire abantu nk'abo. Ubundi nta jambo biragoye kugira ngo ubwire abo bantu ijambo, kuko ijambo nabo bararizi ndetse n'igitaramo baragitaramye imbere yawe.
ariko iyo ugerageje kumvisha uburyo yoba yaratakaje umurongo yo ugarukamo akumvisha uburyo yasenze mbere yawe abo bantu babiri. Urakoze cyane. Bibiliya ivuga ko umuntu wigeze kumenya ukuri bwaca akakuvamo agoye guhindura kurusha utarigeze abimenya. Ndetse Bibiliya izirenga kuri ico ikabagereranya n'ingurube, ikavuga ngo ni nka kujya kw'ingurube yuhagiwe ivuye mu rwondo ikongera kandi igasubiramo ikarwigarakuramo. Bibiliya ikarenga ico ikabagereranya n'imbwa, ikavuga ngo bameze nk'imbwa iva ku birutsi ikongera kandi ikabisubiramo. Hanyuma abigeze inzira bwacu ikabananira, abenshi nibo bahinduka ibisika byo kubuza abandi, kandi bababuza bishingikirije kugisa na experience cyangwa kugisa n'ubunararibonye. Nibo babwira abasenga ngo nimushaka musenge bukeya, natwe twarasenze. Nibo babwira abantu ngo nimushaka mugabanye, natwe twarabikose. Ariko ndagira ngo babwire ko kunanirwa k'umuntu ntibirasobanura ko Imana ibyo yasezeranyije itazabikora. Wenda dutekereze ko nimba umuntu yarakoze umurimo bwacu ukamunanira, ngo dutekereze ko Yesu atakigarutse. Oya, ntibishoboka. Nimureke guha amatwi ababaca intege, kuko ukuri kwica Imana yavuze turagufite mu ijambo ryayo. Naho imbaraga z'ababasubiza inyuma izo zishobora kuba ziterwa n'uko ibo babinaniwe, kandi ababinaniwe nibo babyangisha abandi bantu. Abo ngabo barahaba kandi barahari, kandi ko barabikora nabo barashishikaye. Ariko ndagira ngo mbabwire nabo ngo bagaruke bongere kandi bagaruke mu murimo. N'abaciwe intege nabo ngabo nimurenze amaso ibyo ngibyo. Mbabwire ko hirya y'ibi ngibi dukora muri iyi si, dufite isezerano dutegereje ryo kugaruka kwa Yesu. Yoza none yoza ejo. Ico tuzi cyo neza nuko ari maze. Abasubizwa inyuma n'abandi bantu nimwongere mwambara imbaraga. Abaca abandi intege barahari, n'ibica abandi intege birahari, ariko nimwongere mwambara imbaraga. Mwe kwita ku majambo y'abantu. Mukristo ahaguruka, hari amajwi menshi yamusakurije, hari n'abamubwiraga bakamubwira ngo wowe wasaze. Umuntu w'umugabo kurata umugore n'abana ukirukanka, wasaze. Abandi bakamubwira ngo iyi saha iraha imbere, iyi iraha imbere, nawe nuyigeramo ntuzoyitambuka. Abandi bakamubwira ngo iyi nzira irimo amakoti y'uturutse. Buriya hari n'abantu benshi babwira ko gukorera Imana ari byo birimo ibibazo, bakabumvisha ko yoguma mu buzima busa nk'ibihendo by'isi. Babumvisha ko iyi nzira igoye, iyi nzira iruhije, ariko muri ibi byaremye baravuga ngo dufite umugabane umwami Yesu. Amen. Nituba hamwe nawe tuzoguma tunesha. Yego. Abantu nibagende bagaruke abaciwe intege nabo ngabo, abifashisha ingero nyinshi z'abananiwe no muri Bibiliya turabafite. Yego. Batangiye Bibiliya ivuga umugabo witwa Nikolao. Uyu Nikolao bamutoye muri ba badiyakoni 7 buzuye umwuka. Mu itorero rya mbere ry'intumwa Yaba Stefano bamutoye muri timu ya ba Stefano. Yari umunyamwuka, yari umugabo w'umunyamwuka, kandi bo bageze baje gutora umukozi bakabanza bagasenga. Tangibi zubu ngubu abantu bazaba babira ku ruhande bakaba baramuzanye ngo bamuhaye umurimo. Nta kintu na kimwe yujuje mu by'ijambo ry'Imana risaba kugira ngo ahabwe uwo murimo. Yego. Uyu mugabo bamugiriye icizere, baramutora. Bamare kumutora aratarama mu bandi, buce aza kunanirwa. Yego. Aje kunanirwa, niwe Yohana yavuze ari ku karwa ka Patimo. Aravuga ngo yanga imirimo y'Abanikorayiti. Yego. Zari inyigisho z'uyu mugabo, uyu Nikolao. N'uyu munsi dufite abandi bahagaze mu murimo bameze nk'abo ngabo. Yego.
bameze nk'abo ngabo byarabananiye batangira kwigisha abantu ko hari ubundi buryo buhari cyangwa ko bitagezweho cyangwa ko hari ibindi bibazo bibiri inyuma ariko ndagira ngo mbabwire ngo umurimo w'Imana uracahagaze umurimo w'Imana uracahagaze umurimo w'Imana uracakomeje umurimo w'Imana uracahari kandi Bibiliya izivuga ngo kugeza kuri uyu munsi urufatiro rw'Imana ruracahagaze kandi rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe abakora umurimo w'Imana bave mu bidatunganye Imana irabazi kandi Imana yiteguye kubashoboza. Murakoze cyane. Amen. Imana igumugisha kandi turafashijwe tuguwe neza, Imana ikugiriye neza. Asante. Arakoze cyane Evangeliste, tubwiye amagambo meza kandi yubaka imitima yacu n'ubugingo. Imana imugirire neza cyane. Asante. Hanyuma tukaba dusoreje hano ikiganiro, tuzokomeza gahunda twihaye ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, kandi ibi biri muri bimwe by'uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, kubera ko gukurikiranya abantu bareba ni benshi kuruta abo two kwicara mu ikanisa twumva ijambo Evangeliste atubwiriza. Kandi ikinezeza ni uko ubutumwa buzabugeraho ukagera no ku batarakizwa bakaba bo kwakira cyangwa se bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kandi Daniel niwe wavuze ngo abahinduriye benshi kubwo kwizera ngo bazaka nk'inyenyeri mu bwami bw'Imana. Kandi abazumva ijambo ryawe bagahinduka, ijambo ry'Imana yakunyujijemo bagahinduka, ni umugisha ukomeye cyane kuri wewe. Imana iguha umugisha kandi twese Imana iduhana n'umugisha. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Yego murakoze cyane. Asante.